waramutse mwana ko nanje kugusaba uruhushya bwo kujya ese mwana ngiye gushaka abakobwa b'inshuti yanjye kugira dusubire mu masomo. abakobwa b'inshuti bamusubire mu masomo yewe ariko anje muri iki gitondo ugiye kwiga ubu se wakoze iki? ntabwo wakijije imyanda, ntabwo ugeze woza ibyombo, nta nubwo wagiye mu kabande guza n'ibitoki n'ibijumba n'ubwatsi bw'inka, ibyo byose wabikoze? noneho mama reka mikore vuba vuba maze mbone ubudagenda. ariko mwana we urananiwe. ariko mami kutubuza kujya kwiga kandi ubona amashuri yegereje, ubu nituzana amanota mabi ntabwo ari uzatubwira nabi. mwana we sinkubujije kujya kwiga, ariko umenye ko ibishuko biri hanze aha birasamye, urebye gatoya byakumira. ariko mami ibishuko ntabwo bifata buri wese. mwana wa imyaka ugezemo ko ariyo yayo, nanjye nzamenya kwifata nirinde menye uko nitwara. kandi mwana wa icyo uzanzanira nzagifatisha amaboko yombi, dore ndi nyoko. mami ntugire ubwoba, njye ntabwo nzagukoza isoni. ntabwo uzankoza isoni? ubu se abasore bari hanze ko aribo bageze mu kigero cyo kukureba, ubu ngubu ejo nusitara ku gisongo kikaguca ikirenge ntabwo ari njye uzarushya. biterwa n'uko umuntu ari. biterwa n'uko umuntu ari. umva nkubwire mwana wanjye, anje mwana wanjye, urabizi ni wowe ngira mukuru, uramenya utazampfira ubusa mwana we. rwose mami uranyemerere muri byo nkora maze ngiye kora imirimo yose n'ubwatsi bw'inka mbubone hano mu rugo, nurangiza ugenda. ubu turisanga hapera, ndabona saa saba zigeze, saa munani saa cyenda n'igice mbe nkubona hano. okay urakoze mami. umbabarire naho genda. ese umwana wanjye nohereje akaba agiye, nzagiye hehe? yesu we mana yanjye we, umva nkubwire mwana we, ndumva ngeze ahantu, ariko reka ndeke kugukurikiza amagambo utagira uko ugenda ugasanga hari icyo ubaye. reka mbere ngo rwo nyine nari ndarya hafi y'iwanyu, kandi hari imiyenzi munsi y'igiti cy'umwembe. nahageze kare nyine hakurya y'ingo nubwo nyine kuko ntabwo nazindutse cyane, twari twabivuganye se kuva mu gitondo. ntabwo ndi bugukereze, ndabizi nyine ko iwanyu bagushaka, ntabwo ndi bugukereze sheri, sibyo? sohoka duhure nyine harya hafi y'iwanyu neza, sohoka nyine duhure, ntabwo ndi bugukereze, ni ukugira ngo vuba tugahita turangiza. kuko igipangu nahageze waje tugahura. wambaye neza? nanjye reka nambara agapfukamunwa twirinde covid. kani ituturira ibiti byo gushingira ibishyimbo byanjye. ibintu bya covid nabyo bavuga agiye birasetsa, abantu bose dusigaye twambara ubupfukamunwa, dusigaye tunaburarana. ndabitutura kabisa, ngomba guhembeza biriya bishyimbo byanjye nkazabona umusaruro uhagije. ariko nabyo ndabona byarakuze neza tu.
hatari. Oya tugire tuganire ntabwo utinze. turaganira mu ishyamba se Hanyuma sigira ngo tubyihuse. Hano hose ni ahanjye, n'iri shyamba ni iryanjye nzanarigwa. hose n'ahawe hose Hose ni ahanjye, buriya ntahariya twaciye, ntabwo se nawe. ariko se njye Mfite amafaranga sheri. ndikumva mfite ubwoba Iki se sheri? aha njye ndikumva ubwoba Hariya abantu rero hariya ni bandera. Ni bande. Uriya si wa mukobwa wo kwa mama Diane ya? Kana kiga muri kuri. Ya papa wanjye we. Uriya ni papa wanjye bari kumva. Buriya barimo barakora iki muri iro shyamba? Reka nze ndamenya. Papa yewe ga papa anje nakajyana kana kiga mu wa gatanu primaire hano muri iri shyamba aya masaha reka nze mbaneke menye ibyo kiriya kigabo kigiye gukora kariya ntiwazare kigiye kugahohotera dore k'ibigabo by'iki gihe byafatiranye itwara muri iyi covid none bibwirirwa bituzambanya ati n'ukuntu birwa bivuga kuri radiyo reka nze mbaneke fate uhishyura umurozi akakumara ku rubyaro ese ufite agakingirizo sheri ufite agakingirizo gusabye imbabazi bazi sheri ntabwo bara ihangana none se rimwe ryonyine ndakoze muri rimwe ryonyine sheri ujye umenya ko nifite imyaka y'ubwana rimwe ryonyine umwana si umwana nta mwobo udahisha ufuku sheri sheri ndacyari umwana ndacyigana ntabwo narangiza amashuri gusabye imbabazi basi ndakuza muri rimwe gusa oya sheri imbabazi oya rimwe ryonyine basi ufite agakingirizo ugakoresha neza okay sawa muhaye iminota ibiri ni myinshi cyane sheri ibiri ni myinshi ibiri bikemurimo ya bigi ase mugabo oya uyu mwana w'imyaka 15 koko urabana harova kigabo rwose byandi hatera uraba nimufashe rwose nimufashe dore iki kigabo dore iki kigabo cya papa nako karakajyana nigabo gatatu oya dore ndimo dore kuri biganze ndimo nutura bitano muri abantu baza bumva none dore iki kigabo tugomba tutujyane rwose tumujyane abageri ikigihe baruhira ubusa ko abageri ikigihe cy'ikigabo n'umwana undare takikwanga cara abagayewe nk'abaje gwera kwigo kitarengana mugifate neza cyane yewe habaye agenda n'icyo nakoze ntacyo nakoze no kwikoza habaye muri mama dore rero nari ndibere mishabara kwa Kanyawera nari ndimo nutura nkokora ibiti byo kugira gute byo gushingirira ibishyimbo nangiye kubona babona abantu baraza gake nanda bati ari abantu ni marabesha oya tete kanga nata mufite naso noneho hati ari abantu kandi bambo nkabona izukurera bimara kandi haturi ari kumwera bitana n'icyafatanya uno mugabo n'umwana ndavuga ati reka mbaneke ndebe nibwo rero mbaguyeho do nawe urabibona mama ntacyo ibyavuye bikigiye mwawe ntacyo mwakoze urasa n'ugambira muhagiye ariko tateka nta n'ijambo n'imyaka ufite n'ukuntu ungana uko anje uvuye hano umbwiye ngo ugiye yegera uvuye hano umbwiye umwana wanjye twari duhuye nuko uvuye aho ugiye umbwiye ko ugiye biganira mu ishyamba uvuye aho umbwiye ko ugiye akabyeyi barabyara barakorwa sha umbwiye ko ugiye ku ishuri none uyu mugabo muhuriye he uyu mugabo twahuye aranjuka avuga ko tugiye gukora ibintu nyine cyagaragara ko musaga
bana mukije none kandi ubuse kambwira ngo wari uri kumusaba kubira oya turamujyana arabikoze kose uyu mwana no kumujyana kwa muganga bakamusuzuma iki nacyo tukagishyikiriza ribu ntabindi kuko neza bundi n'abandi bacu yabamara bari babivuga kuri radiyo abana batoya nk'aba ngaba Imana bari kuvuga radiyo ko muri iki gihe cya lockdown ababyeyi abana n'ishyaro twagushije dore nari ndimo hariya kwa Nyakawera mu ishyamba ndimo n'utura ibiti byo kugira ngo byo gushingira ibikiro ngiye kubona mbona dore iki kigabo nako kandi barimo baruba binjira mu ishyamba binjira mu ishyamba ibyo Yumaze jewe reka mubwira nahise mugatira bari abantu mbona ni ikigabo mbona nakana bati bivuga kuri radio ko bakuru basigaye bahohotera abantu noneho nitabatereka mbaneke nanjye nabaneze aragenda neza barisha mu gihuru naye ndabihora ngo ndenge bakora wenda ubwo naguha ati ni ibindi biraho mama neza kari hejuru yarakari hejuru mitavuze induru ukuri kw'Imana mwitondega ntacyo wigeze ukora kuri ndasi zafunguwe mureke dutuze niko papa dia ufite imyaka ingana muyobo imyaka ntabwo ari ikibazo nuko bari kumbeshyera ariko se cyane yewe nakubaje ufite imyaka ingana yawe nk'umwana wanjye 43 uyu mwana ufite imyaka ingana uyu mwana yigana n'abana banjye ntabwo mbizi giye nta nubwo nari izina ubundi reka nkubwire ari wowe ntabwo wagombye gufata umwana w'umunyeshuri bari mu huko bari mu biruhuko wakagombye ubu Diane wawe ntari mu rugo ubu ntari kwiga ariko uririrwa ufata abana b'abandi wagiye mu gashamba urimo baseserana murimo murasesera mu mashamba umuntu w'umugabo ungana nkawe ariko se ubundi wowe twaduhure mu kayira kare mu ishyamba mu ni ukuri kose twaduhure mubaze ko hari ikintu twakora je nabicungiye ahubwo se reka tuve ku bintu se hari cyo gukora gisangira icupa ubu rero ufite kunguyu kuki utamenye uko abayeho n'uburyo yitwara rero umutekano reka mubwire uyu mukobwa arambwiye ngo agiye kureba abandi bakobwa ngo bigane noneho ndamubwira ngo genda nkanyuma amasaha 2 ugeze hano nibwo ngiye kumva ndi mu nzu sinda akarimo narindi gukora njya kumva baje bavuza induru ati ninze ndebe bibaye nsanga n'uyu mugabo n'uyu mwana wawe oya yanabikoze ariko ubundi kavuga ngo ntabyo yakoze reka turebe ubundi bya Prudence bari bafite ba Prudence ngaba bafite budebe sigibi ni ibiki ariko ngo ratako ngo bari bahure mu kazi ntabwo bari babitekoye bari babitekoye reka tumufite tumujyane kwa Hasoni nk'umugabo noneho niturangiza na ribu ujye tumujyane kuri ribu bari bamubitse oya tugomba kumwijyanira ribu umbo ribira turahurira mu ngorore haguruka ubundi tukujyane muyo banze igira ikibuga cyawe utaraducika oya utaducika ni ukuri kw'Imana mwishyura Papa Diane nta kintu dore rwose ubona ibiki abantu ntimucyumva abana muri ibi bihe bya covid bari mu biruhuko bakagombye kuba bari gusubira mu masomo bafite ibitabo barimo bariga murimo murashaka minerivare kugira ngo atazagira amafaranga abone ejo bundi none mwebwe murimo muragira abana bari kwirira mu bishanga bari kwirira mu ki hari umwana wanjye ufite Felicien uyu munsi nagiye kugura ipirizo ndayibura mitangora tumutu bamwe muratungo ngo bajya baduha no kurangije tujyana mu ishyamba n'uyu abana w'umukobwa ufungura umukandara urumva umanura ipantaro urapfukama nawe agaramya yego mbaye ntabwo byumvira aciye igihanga cyawe tumujyane ukijyana soni nahaguruka vuga mukoresha abana imirimo ivuna muyo barambeshya ariko muyo nta oya reka tukwijyanira ribu turahurira mu nzira rwose oya ngwiro cishwa ndagenda mu mushana